umukire kumbe tugaruke kuraba This is a waste of time. ibi ni ukwangiza igihe Cops are over all this. abapolisi babinyuzemo You know, they focused on him from the beginning. You know how that plays out. abapolisi bibanda ku byitangire ko ari igihe ibindi bibacika Some loose end that they didn't. bashobora kuba harimo akantu batabonye batatekerezaga ko ari ingenzi icyo gihe Matthew's abduction. Cheryl was working at the hospital, right? ikindi kintu cy'ingenzi mugomba kumenya wa munsi wa mwana wa mwuzukuru wanyu ubwo ni Matayo umwana mutonya ari we bashimuse kuko byamaze kumenyekana ko umwana ashobora kuba akiri muzima ati iriya joro umwana bamushimuta papa yari ari kumwe n'umwana mu nzu bonyine umugore yari ari yaravuga ati umugore yari yagiye gukora kwa muganga Called in for a bus accident. iryo joro koko cari baramuhamagaye baramubwira ngo hari impanuka ya bisi ibaye nicyo cyasohoye umugore mu nzu umugabo asigarana n'umwana mu nzu ngari nabwo bamubeshye ko yamwishe It's just there's no accident report in the file. ikindi gitangaje umugore wa David Barros ari we Cherry bamuhamagara iryo joro ngo bangoka kwa muganga kuko n'umuganga ngo hari impanuka y'amabisi hari impanuka ya bisi baye kandi iryo joro nta manuka ya bisi yari yabaye hayagiye muri raporo Got misplaced. ushobora kuba impanuka yarabaye bakibagirwa kubyandika cyangwa se bikajya mu bipapuro bikaburirwaho bishyirwa Loose ends and unanswered questions. ibyo bintu ni ikintu cy'ingenzi cyo gusubizwa The MTA, I'm gonna call them and see if it's. tugiye guhamagara MTA mfitemo inshuti MTA batubwire nimba hari impanuka yabaye iryo joro ya bisi impanuka ya bisi ntabwo yayoberanwa cyangwa ntivugwe More. Like what? ese twari gukora ibirenze nk'ibiki Believe him for starters. twari kwizera David Barros guhera mu ntangiriro ko atakwica umwana we Need to see my boy again, Philip. nkeneye kongera kubona umuhungu wanjye bamushidikanyijeho Appreciate your help. turagushimira ubufasha muduhaye You're not gonna believe this. ntabwo mwakwizera ibi Like the DOT did. inshuti yanjye irebye muri DOT database Accident report. nta mpanuka yigeze iba rya joro There was no bus accident that night. impamvu batanabyanditse muri ayo madosiye ni uko iryo joro nta mpanuka yabaye ntabwo bishoboka Detectives would have verified Cheryl's story. They did. detective yagombaga kuvugana na Cherry baravuganye The hospital. detective yanavuganye n'umuyobozi w'ivuriro He confirmed nawe arabyemeza ko Cheryl was called into the hospital that. ko Cherry bamuhamagaye ririya joro bamubwira ko hari impanuka ya bisi ibaye Listen, uwabyanditse ni Nat Dyson akaba ari we mugabo mushya wa Cherry turashize Adam ngiye kujya kuvugana nawe hano hantu ndagira ngo tumve neza twitonze